koko reka nihere ku kibazo cya mbere. Yego. Hari igihe wigeze ugeramo ukumva wibura icyizere? Oya. Kuko njye ukomeze nemera ko uyu munsi byakwanga. Yego. Ariko ejo bikemera. Nkunda kubwira abantu ngo kuba ukiriho uracyari umukandida w'ibyiza. Ikibazo cyane cya kabiri kirabaza, ukiri muto wumva guzaba iki? Ndaguhuruga niba utakumva ikibazo cyanjye neza, ariko niwacyumvise uransubiza. Hari ikintu ntakwibagirwa ngeze mu wa gatandatu, ukuvuga ngo ubwo ndabyibuka ndi mu wa gatandatu, iyo myaka yose nakubwiye niganaga ibirenge. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show, amurema nakomeze kubana namwe. Uyu munsi rero tuje kuganira namwe kandi turabakunda. Ngewe ugira amahirwe no kuyobora ikiganiro nitwa David, ariko imbere kuri kamera za Concorde TV show turi kumwe na Concorde. Yes David. Nuzajya wumva ntezwe. Nyine ntago mba nizera ko umuntu yakira umuntu we. Ntago mba ntabyizera. Tego n'icyizere kirenze nyine naguhaye kandi nakubwiye kugihorana. Uragihorana kabisa kuri bamushyitsi mwiza utaza ngo asandaguze ibyo asanze. Waje bwa mbere uranyakira gorombo nuri umwana mwiza kabisa. Just biyo nivuga ati nandi mahirwe n'undi mugisha kuyobora ikiganiro nk'iki. Just nubwo mba nakiyoboye gucamo, hari ibintu byinshi nungukiramo. Ubu n'ikibazo nibukubaza rwose arige nanjye ntabana gisobanukiwe neza, ariko wabisobanura ukankomfeka nanjye nkaba nigiyemo. Kubaza bitera kumenya. Cyane cyane ngiye tujya ngo wenda nk'abantu badukurikiye twe tubagira ikintu kimwe tubaganiriza baba bahugiyeho just niki, ariko ngiye yo mbajije nanjye hari ibintu byinshi nigiramo kandi bagomba kumfasha muri ubu buzima. Ndagira ngo n'umuntu udukurikiye ushobora kutabyumva byose kukagira ikintu kimwe kigufasha mu buzima bwa buri munsi. Ko byagenda kose ntabwo ikiganiro cy'ibinota hejuru ya 30 amagambo tuba twavuze aha ngaha wanaburamo na rimwe ryagufasha, cyangwa sabiri cyangwa abiri cyangwa atatu. Nshobora kuvuga ibitekerezo byanjye uko mbyumva, ko se na ngombwa ngo twese tubyumve kimwe. Ibitekerezo tubyumve kimwe. Ariko uko biri kose ntabwo wanabura mu byo umuntu yavuze, ntabwo wanabura kamwe cyangwa tubiri twagufasha. Koko rumeze ute? Urebye ndaho muri Imana akomeze kubana nawe kandi muhorane. Akantu gatekereje utera nuko mvuze ngo muri Imana akomeze kubana nawe cyane rwose. Ahubwo inyibukije abampaye comment ku biganiro tumaze gukora, yanyujije mu gikari ngo ariko rero ngo namwe umujye mugabanya guseka. Ndabagana se sinzi ubwo nawe niurangira inama uyu munsi dukora ikiganiro turakaye tugabanya guseka. Oya. Ngiye nibo umuntu yavuze gutyo senyira igitekerezo. Ubundi ngiye kuyobora ikiganiro, hari ibibazo bimwe mbaza bitewe nuko ikiganiro gitangiye, nuko mbona umuntu, nuko bitewe nuko ikiganiro cyaje tugitangiye. Just niba uvuze ko kana hari igitekerezo misenyira numva nakwibaza kino kibazo. Ngahoze nibura akamaro gatatu. Akamaro abavuga akamaro gatatu cyangwa utumaro dutatu. Nanjye abantu sorry ndongenda setse. Twabivuzeho mbere ariko ashobora kuba atarabyumvise, akatugaruka muri iki kiganiro. Niba nibe bintu bitatu byagufasha kubera kuseka cyane, cyangwa se nibe bintu bitatu guseka bitumariye. Ese guseka bitumariye iki? Yego. Ndiheraho ntanjye ukunda guseka. Yego. Icyambere guseka bituma umuntu adasaza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri guseka bituma usabana n'abantu. Yego. Icya gatatu ndakibagiye nawe kimbwira. Icya gatatu abantu iyo babonye wishimye nawe baragukunda. Yes. Usibye ko ari n'abakwanga bakwanya kubakora wishimye. Bagakwangira kuseka disi. Ariko burije ugiye uhura n'abantu wafunze isura. Just abantu nyine barakureba bakavuga ati umuntu uri ufunze isura ntago yakwifite akamwenyu ugaragara neza that ufite smile, ufite nyine hari kulathinga no gusmiling, guseka no kumwenyura. Yes. Mbese wari ufite akanyamuneza n'abantu. Aho naguciye mu ijambo David, urugero twatanga ugeze ahantu mu rugo rw'umuntu ukiri mu mbuga. Yego. Ukabona umuryango urafunze. Uwo muntu wakumva ko ari rwakaribo wapi. Noneho no kubugiye kuganira n'umuntu wafunze isura kandi ibintu by'uru kuvuga ibintu bibabaje. Warakariye isi wakumva kuko icyo kiganiro cyaryoha. Ntago cyaryoha. Ngaho seka. Rwose umuntu atwihanganire buri wese afite uko ateye. Guseka si ibyo twinginga ngo ni ibyo mu kiganiro rwose pe. Ngira ngo abo twakuranye, abo twiganye, abo
twabanye ahantu hatandukanye rwose bazi ko nkunda guseka ubwo rero ntabwo iyi kamera nayitinya ku buryo byatuma nyanza hano imbere yayo ngo tuganire nafunze isura. N'ikindi hano urabona just dukora ikiganiro twicaye. Yego. Mu gukora ikiganiro twicaye aba ari ikiganiro kirafata iminota myinshi. Utagezemo guseka ngurakare uvuge ibintu biri serious uvuge n'ibintu bituma abantu bonga kugaruka muri mood bajya bakuvaho vuba batumvise icyo ushaka kugira uteke cyangwa message ushaka kubahereza. Cyane pe. Kandi no twicaye turi kubereka hano ari so gushyira turi kubereka n'imbere tuba tugomba gukora body language. Yes. Igituma abantu bakomeza kugira ute kudukurikira cyane pe. Ubwo umuntu yumve igisubizo cye turagisubije nyamuneka niba uzatuziza kwa ko dukunda guseka just turagufata muri cyaciciro cy'abantu bavuga ngo iyo wishimye abantu bakwanga batazi nicyo bakwangiye bako wishimye just only wishimye bituma abantu bakwanga niba ari abantu babayeho mu bwo buzima bahuye kwa ko bishimye tubaye tubasuhuza batwihanganire Kaisa naho kuri ya David yo rwose na Concorde ntabwo twabishobora ntabwo twabishobora kuganira cyane ko akorana nanjye ntuseke ntabwo twabishobora kuganira tudaseka pe. Koko reka nihere ku kibazo cya mbere. Yego. Hari igihe wigeze ugeramo ukumva wibura icyizere? Oya. Kuko njye ukomeze nemera ko uyu munsi byakwanga. Yego. Ariko ejo bikemera kuko isi ni ukuvuga sinzi umwirinzi avuze ngo nyura mu misozi kandi nyura mu mataba muri rwa rugendo tuba turimo. Ntabwo ahantu tugenda ari mu kibaya gusa. Nuvuga ngo kugenda mu kibaya akenshi ntabwo umuntu abira ibyo ko ntabwo akoresha imbaraga nyinshi. Wazamuka ku gasozi ukabira ibyuruye. Numva rero ubuzima nyine turimo naho ngaho uyu munsi byakwanga ejo bikemera. Washinga cano nta musabu ufite ejo bakazamuka wasanga mu minsi 5 ugize abasabu 420 ngira ngo ubu dukora ikiganiro niho bageze. Ariko urabona byaga ntingiye gushinga cano kandi ati subwo uzabona abasabu ati subwo uzabona ati kwa n'uyishinga akamaro kweza atarabona n'abantu 100 ati ubwo we wizeye uti. Ariko nkumva nifitiye icyizere kandi pe icyizere kirarema. Icyizere kirarema ubu wishyizemo ngo yewe iki kiganiro se undi ko ngiye kugikora se ubundi kizarebwa ntabwo ariko meze pe. Bivuze ngo umuntu muzima ugihumeka gusa ntakwiye kubura icyizere. Nkunda kubwira abantu ngo kuba ukiriho uracyari umukandida w'ibyiza. Kuba ngihumeka ndacyari umukandida w'ibyiza. Uyu munsi byakwanga nkagerageza ejo bikanga nkagerageza nibyo bavuze ngo niba ngo gerageza ariko ntugerageze sinukuntu bakavuga mu cyongereza dore ko ndi n'umunyarwanda icyongereza cyanjye ni gikeya ariko bavuga ngo uzatsindwe ugerageza ariko ntuzatsindwe kugerageza. Bivuga ngo uzakora ibintu byanjye ariko none ntuzabitekereze ngo wange kubikora bite byanga utanabikoze. Bivuze ngo umuntu muzima wese ugihumeka nta mpamvu yo kubura icyizere cyangwa ngo ubure icyizere uvuga ati uyu munsi byanze pe ngomba kwiheba cyane pe. Konkoro ntubaze ikibazo cyaje cya kabiri. Ibibazo byanjye mba nabitondetse neza rwose. Ntugira ikibazo cyaje cya kabiri kirabaza ukiri muto wumva guzabiki. Ndaguhurugera niba utakumva ikibazo cyanjye neza ariko niwacyumvise wansubise. Nk'urugero kya tukira bato arukuntu twajya ku ishuri twasanga abana barimo aribo bakomeye ku ishuri kavuga ati nanjye nzaba umwana wanjye agira ute akomera. Wagera hirya ku ruhande ugasanga umusika yambaye neza ukavuga ati wow umuntu umusika wambaye neza nanjye nzaba umusirikare. Rajye wabona Perezida Paul Kagame atambutse kuri televiziyo ukavuga ati wow ubona ko atambutse kuri televiziyo nanjye nzatambuye kuri televiziyo nzaba perezida. Urumva wagira hakurya ugasanga umuganga wafashije umuntu wari ugiye gupfa akaba muzima ati abaganga ati nanjye nzabuganga. Niyo mpamvu ngo baje ikibazo cyanjye ukiri muto. Urumva abantu benshi bagiye bakorana izo zitandukanye bavuga ati nge nzabiki. Nanjye ndakubajije ukiri muto wumva ngo uzabiki perezida. naho randangije ikibazo cyanjye gikubajije bitewe nuko nkuzi hagendaho ibindi bibazo bigenda cyane pe nta kibazo nkiri muto cyane uko ndabyibuka mfite nk'imyaka 5 narise perezida. Muri wariyise perezida w'igihugu utagira ngo ni wa koperative. Sinzi rero ni kwa kundi ariko umuntu ari umwana umwana muto yo kumva mu myaka 4 mu myaka 5 wamubaza ubayambaza nzaba perezida akanza n'inzozi z'umuru.
oya bana dukora inzozi nyinshi ariko n'ubundi umuntu utaravamo umwuka nkaba gifite amahirwe yose nkaba gifite amahirwe yose upfa kubigiza ute ugihumeka buri mukanda w'ubuzima bwiza kandi amahirwe yose ubigize ute ukiyafite reka twizere ntacyo nshobora kuzaba perezida wa koperative washobora no kuzaba perezida wa koperative ushingiye ubu ngubu inzozi wagiye ukurana ubona zarangiritse cyangwa urabona zikifite icyizere cyasanga cyafite icyizere cyafite icyizere nk'umuntu watangiye mvuga ko nkagira impano y'ubuhanzi kenshi umuhanzi aba afite icyizere cyo kuba ashaka kumenyekana kugira ute ubuhero umuntu wicaye kuri kamera ndi kumwe na David singe n'uwuhe uriwe nubwo wumva kubayeho nabi hari abifuza kubaho nk'uko ubayeho babivuze hari indirimbo nahimbye yitwa Imigambi igitero cya 3 kiravuga ngo buri muntu wese yarakwiye kunyurwa nuko imigambi y'Imana imubeshejeho nubwo wumva ko ari wowe ubayeho nabi hari benshi bifuza kubaho nk'ukubayeho ariko nshuti yanjye bakaba barabibuze nzategereza nihanganye nzaguma mu mababa yayo ndindire ko imigambi yayo izangeraho niteguye maze mpite nijyanira nayo mu ijuru budapfa ni gutyo urukumva nyine nje kuba ndi kumwe nawe turi kugirana ikiganiro turaprodinga kuri YouTube channel Kokorde TV show numva ari icyizere mfite none wowe ukumva uri kwigaya ikindi kuri Gonari kufite abasabo bangahe ibihumbi birenga 61 ejo wundi ari kwifuza ngo icyaguha ukagira abasabu 100,000 aka kantu nyine ikimana twifuza nawe YouTube ikaguha silver cya gikombe cya silver ajya bazanira abantu ubu njye ufite 420 ndi kwifuza ni umva igihumbi nakigeraho basi 10,000 bingahe ni gutyo ni gutyo kabisa ubwo rero hari ibyo nagezeho hari n'ibyo ntarageraho ariko aho Imana igejeje ikora yego mbaye nyishimiye Kokoro yes ubona mu bwana bwawe ariko se wigeze gukora ubu ngubu wicuza ntaryo mbona nta kosa wakoze mu bwana bwawe ubu ngubu wicuza ntaryo pe ntaryo twakomeje niba ntajye nta kindi kintu narenza ntaryo nibuka pe Kokoro abenshi mu bwana bwacu hari ibintu tutibagirwa bitewe n'ibyo twacemo mu bwana ubona nk'iki kintu utakibagirwa mu bwana kuno nagiye ku ishuri bwa mbere ngiye gutangira mu wa mbere kuko ukumva ni inyota nari mfite yo kujya kwiga uko iwacu ndi mu bana ba nyuma ubwo nari mfite bakuru banjye nyine biga hano gatekereza ukabona bari gusoma nkumva nanjye ndabikunze ubwo rero kumva ko nanjye ntangiye ku ishuri byaranshimishije abantu uri kugeraho bakabanza bagupima gutya ngufate ukuboko ugira utya ubwo nugeza ku gutwi Imana ishimwe ngizo ntabwo kukugejejeyo bakabona ko imyaka yo gutangira imyaka 7 uyifite ibyo bintu byaranshimishije cyane pe gutangira ku ishuri naye mateka wibuka ku ishuri mateka wibuka ku ishuri kavuga ati nubwo ku ishuri twaciye mu byinshi twahuye na bakana katurigana muri primaire mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ya mu wa gatandatu ni nk'ikihe kintu tibagirwa ku ishuri cyakubayeho uwo munsi bwa mbere nubwo nari mbishaka garafureri wanjyanye na wabyumve ndabiza akunda kunkurikira cyane yaranjyanye tugera ku ishuri twakerewe none ko akunda bakerewe nyine yo twagezeho dusanga bari kuri Rassemblement ni kuri école primaire ya Buganamana umurenge wa Kivumu abo twiganya aho ngaho abarimu banyigishije ndabasuhuje nibakomere cyane twarajyanye tugeraho twakerewe agiye kuntangiza ubwo abakerewe babaradukubise ono icyo gihe baba gukubita abantu bigendeye ku inkoni bakubitaga ze zigendeye ku ishuri umuntu yigamo niba ari mu wa mbere yari inkoni imwe mu wa kabiri inkoni 2 mu wa gatandatu inkoni 6 kugeza aho ngaho ubwo rero nanjye bitewe ko nari nkurikiranye n'uwo mukuru wanjye ndumva yari kwiga mu wa gatandatu
bankubise nkizi bamuvuyeho top nanjye njyaho nanjye bankubita umubare wize shaka nanjye kwiga mu wa mbere buvuze bankubise 6 nagomba gukubitwa imwe akabuno karagira ako gasitore ntabwo nakibagirwa pe ako gasitore ntabwo nakibagirwa abantu bize gutyo ndabasuhuje abantu bika muri primaire nawe nimbaza ikibazo concorde nawe te wibuka ati ku ishuri burya twiga byari bihagaze gute bibuke muri byabihe uko byari bimeze bakubitesheje tukana bakombye gukubitwa imwe niwe muntu akubwira ijambo rigeze ukikiga muri primaire ntago ndibaza ngo umwaka nuwuhe ariko ari gihe abantu batubwiye amagambo meza tukaba tutayibagira ni mwarimu niga mu wa mbere baduhaye ibyo kwandika nyine ndandika neza kuko bagwaga 10 ku 10 ukuntu baryandika gutya bagashyiraho na trebye tana ba arambwira ngo trebye ati komerezaho kabisa mu gifaransa kuvuza trebye twigaga mu gifaransa ahubwo ndabyibutse twigaga mu gifaransa noneho batangiye kwigisha icyongereza ngeze mu wa gatandatu noneho twe mu wa gatandatu kuko nkora ikizamini cya leta twakoze bazanaga imibare noneho bakazana n'indimi ikinyarwanda igifaransa n'icyongereza ugahitamo isomo ushaka abize muri icyo gihe mukomere rwose ubwo twe twibandaga ku mibare n'ikinyarwanda noneho icyongereza ndumva twize dukeya good morning how are you n'uduki utwo ngutwo noneho petit frère nkurikira yari ari mu wa 4 bo noneho bafite amahirwe mwarimu wabo wabigishaga yarize lettre we akajya bigisha icyongereza ku buryo yari akindusha amavokabulaire amwe nkajya nyamubaza twe twigaga mu cyongereza niyo mpamvu nakubwiye ngo very twigaga mu gifaransa niyo mpamvu nakubwiye ngo very good ahubwo nkakubwira ngo trebye ngira ngo ubu mwana uri kwiga mu wa mbere umubwiye trebye agira ngo uramututse ntabwo yahita byumva bazi very good n'ibiki trebye tubwire nihe mara wakundaga kuvuga mara mara ya kabiri iya gatanu n'iya 10 kabiri rimwe ni kabiri umva nyine biba bikenewe ari ukuntu ni nayo mpamvu ngira ngo iyi cano niyo kunyuraho ibintu bijyanye n'iyobokamana isanamitima buryo uganga umutima wawe kuwusana ntabwo bivuze ngo tuzawufata tuwudode ahubwo kwa kundi kwibuka ubukibuka ukuntu wigaga mara ikakunanira bakagukubita ariko ubu nawe ukaba nakubajije wakunda iya kabiri iya gatanu n'iya 10 kabiri rimwe ni kabiri ni 4 kabiri gatatu ni 6 kabiri 4 ni 8 gatanu ni 10 gutyo abantu bize mara mutubwire yakugoraga ni yihe iya 8 ni ya 7 ya 8 ni ya 7 ya gatatu si gatatu nibura ariko ya 7 ni ya 8 zari zigoye cyane uzanga umuntu agutungura leta kubaza ngo n'abadukurikiye dushatse twababaza kuri mara ya 7 ugahita umaza ngo 7 gukuba 8 ni kangahe ukamubwira ngo ahita bitekereza mu masegonda nibura 10 abenshi ubu noneho bitewe no kuba twaramenyekaye kiratrice hari n'utahita avuga ngo umva shanza ndiga phone bibaho pe ariko iya 7 n'iya 8 yarangoraga ariko iya 2 iya 5 n'iya 10 wisoma igitekerezo reka nkwibariza 8 gukuba 5 8 gukuba 5 ni 40 iya 5 sinakubwiye ko iyo nyine byagendaga neza nyine impamvu buze impamvu gwaje icyo kibazo mfashe 5 gashyira ku 8 kandi ya 8 yagira gute irakugoraga bitangubaza 8 gukuba 5 ituvuga ko ari 40 none ni gute yakunaniza kandi yabagira 5 ya 5 ni sawa ariko ya 7 na 8 kuko yananiraga ubu mbashije 7 gukuba 8 nabanza gutekereza ntabwo mu masegonda 10 nahita mbikubwira aho ngaho mbese 7 gukuba 8 kangahe mu 5 isubyumva 7 gukuba 8 ni kangahe akora twateranyaga eka nshaka amabuye yo koresha akadwe ku 8 wanze 56 56 nawe bikuye kure ni kure iriya mara
iragoye. Genda shaka ngo cyahita twakomeza ibibazo byacu ariko reka tuvira hamwe muri seconde. Reka tuvira hamwe muri seconde baba muri primaire. Yego primaire ndikumva ari ushaka. Shaka ngo numve ko no bantu badukurikiye bambwiye tumwafataga mara gute. Ibyabaga bigezeho barimo baje kwigisha mara. Byabaga bimeze bite? Bazatubwira. Twasimbutse. Yego. Tugeze mu wa 4 primaire. Yego. Yuvuye mu wa 3 ugeze mu wa 4 amasomo ahita ahinduka mu gamashyi. Yego. Ire somo ryaje ukaryishima ryo waba gutegeranyije matsiko menshi umva abana barivuga. Ukigera mu wa 4 Igifaransa. Uko urukumva muri sikire hasi mu ambere ugeza mu wa 3 twigaga ikinyarwanda imibare n'utundi batubazaga n'icyo ariko mu bijyanye no kwandika tugeze mu wa 4 batwigisha igifaransa. Wowe giteganyije umva abantu bakivuga. Cyane urukumva bakuru wanjye numvaga ari kukivuga nanjye nkumva ndabikunze gwatanga twigisha bonjour, comment ça va bien. Aho gaho. Eka mbivuge wa muntu yihangane pe ntabwo twasa n'imitima kuko iyo dusa n'imitima y'abantu natwe burya tubanza twasa ni yacu. Ubu nimubone ndi gusekurya hari ibiba byambabaje ariko yonje gutya kuri kamera tukiganirira bituma umuntu aruhuka mano ntatekereze ngo iki turaho nibutse turi mu wa 4 turi kwiga igifaransa. Hari inshinga yitwa amene. Amene. J'amène, tu amènes, il amène, elle amène, nous amenons, vous amenez, ils amènent. Noneho wowe nzi ko uri umwangorofone. Amene ni to bring. To bring something. Yes. Niyo bita amene mu gifaransa. Uvuze ko to bring ko something. Nahinze ngiye kubisobanura mu ntunza. Abukobwa twiganaga. Amene ni ngo kuzana mbese. Ni ukuzana. Abukobwa twiganaga baba mubwiye igicuma mu gifaransa uziko bakita agacuma. Calabash. Yes, calabash ni mu cyongereza n'undi mu gifaransa ntago bigiye kure ni calabash. Calabash. Noneho kuko twigaga mu mashuri atagira sima badutumaga amazi yo kugira ngo kumva no ku kigo nta mazi yahabaga badutumaga amazi yo kugira ngo nidukubura nimugoroba dutashye dukubure noneho dusukemwe amazi kugira ngo umucucu uvemo. Hari wazanaga amazi mu kabido, hari wazanaga amazi mu gacuma, hari abayazanaga muri gurude. Sinibukoneho ukumva muri classe aho mu wa 4 habaga harimo agacuma. Hari wayazanye mu gacuma. Calabash. La calabash. Noneho ubwo turi kwiga igifaransa nyine turi gukora pratique. Bababwiye umukobwa ngo kwa kundi bafashe ibintu mfashe kamera mfashe mikoro bakubwira ngo mikoro yitwa gutya mikrofone bakubwira ngo nundafasha agacuma kitwa kalabase undafite kaye ni kaye undafashe ikaramu ni stilo undafashe iki noneho wandufasha agacuma bamubwira ngo amene la kalabase amene wabwira ngo amene la kalabase inamubwira ngo zana agacuma undaragiza ahita kubita hasi Ufise kuko aruko kamena amene la kalabasi aho ngangwa kaza nahitaga kubita hasi agacuma karabese kumva ndabyibuka kabisa ukumva igifaransa cyarashimisha uzi kwiga ngo amene la kalabasi none undarangije nawe abakubise hasi uzono turi kwiga text yo twize ngo dans les rugo barabivanze danimu le rugo nurugo nuko babivuze gutyo ngo dans les rugo undi ni mu rugo rwa Semana ubundi mu gifaransa urugo rwitwa urugo ubundi urugo ni famille cyangwa se ménage ariko sinzi impamvu mwanditsi we dans les rugo mu rugo aho bavango les rugo de la famille de Semana se trouve près du pont. Il y a une grande maison ronde pour les parents et une plus petite mais ronde aussi pour les garçons. Ce sont les enfants qui ont apporté les dessous dans les bois, l'herbe sèche à côté de la cuisine. Devant la maison des parents, les filles sont en train de battre les haricots. C'était travail dur. Can I explain for you?
ariko numvisemo le hariko ibishyimbo hariko ibishyimbo ruvuga ngo bavugaga ngo urugo rw'umuryango wa Semana ruri hamwe n'ikiraro, hari inzu nini ya Muviringo, iyo ni y'ababyeyi, hakaba n'indi nzu ntoya nayo ya Muviringo ni y'abahungu, noneho hakaba abo bana b'abahungu n'abakobwa bazanye indoboso les deux do les deux do, yes, indobo ebyiri les deux do, urumva les deux do, les deux do, indobo ebyiri z'amazi, noneho inkwi ndetse n'ibyatsi byumye byo babazanye mu gikoni, nyine ni inkwi. Ubu bibwiye umwana w'ubu ntabwo ahita bimenya kuko bamaze kumenyera gaze cyangwa amakara. Noneho imbere y'inzu ababyeyi ndetse n'abakobwa bari guhura ibishyimbo. Ils sont en train de battre les haricots. C'était travail dur, ni umurimo ukomeye. C'est travail dur. Noneho bageraho bakakubaza ngo la compréhension du texte. La compréhension du texte. Kwabaga rukumva umwandiko bakakubaza uko bimeze, use trouve le rugo de Semana, ugahita uvuga ngo se trouve tout près du pot. Ubwo rero ibyo nkigera mu wa kane byaranshimishije kwiga igifaransa kabisa, byaranshimishije cyane kuko nari nzi ko ningira segonderi ari narwo rurimi nzigamo. Twimukira ahantu hatari imvura turaza gukomeza. Twari twimutse tuvuye ahantu imvura iri kugwa, reka twicara ahangaha twakomeje Kogoro. Reka twiye mu wa gatandatu, noneho tuvuge mu wa gatandatu dusoza primaire, tuhita tuva kuri iyo story nonge ngo baza kandi kabazo kamwe cyangwa tubiri. Gisoza ikiganiro cyacu taba tubwiye abantu ibyo bakeneye kumvuka, no banumvise udustory twakira nabo bibuka ko bagiye banyuramo. Tubwire ukigira mu wa gatandatu ni resomo wagezemo abantu baraguteye amatsiko ushaka kuryumva no kuryiga. Mu wa gatandatu cyane ni imibare, hari ababyibuka hari cyitwaga amashyingu, ibiyega ndetse n'imvange. Ibyo bintu kabisa nari mfite amatsiko yo kubyiga mu mibare kandi narabyize pe, ndabyumva neza, nshimira na mwarimu wabitwigishije kuko ndumva mu mibare narayitsinze cyane. Ndibuka muri exeta nagize 76% mu mibare, kumva na amanota menshi bitewe nuko mwarimu yaduforumye bye. Ahari nawe ndamusuhuje, ngiye kuturamusuhuje. Giye mu wa gatandatu nike kiruta kwibagirwa mu wa gatandatu una n'ubu cyakubayeho cyangwa se amateka mu wa gatandatu cyangwa se sezo wa gatandatu yarameze. Hari ikintu ntakwibagirwa ngeze mu wa gatandatu, ukuvuga ngo ubuzima mujye mutwihanganira, ntago aba ari ukwishyira hanze cyangwa se aba ari ukugira ute, ahubwo ubuhamya cyangwa se kwibuka ibyatubayeho. Bavuga ngo utazi yava ntamenya iyajya. Nuvuga ngo iyo turebya dusubije amaso inyuma tukibuka aho twari turi, tukareba aho turi, biduha icyizere cy'ejo hazaza, sibyo? Nuvuga ngo ubwo ndabyibuka ndi mu wa gatandatu, iyo myaka yose nakubwiye niganaga ibirenge, nta nkweto nagiraga. Kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu niganaga ibirenge. Reka nkwibarize, wakoraga urugendo runkani kuva mu rugo ujya ku ishuri? Ubwo ndarubara nibura mu minota, kuva mu rugo kugera ku ishuri harimo iminota 35 buri munsi. Naho nkabaza ikibazo cyane cya kabiri, wabyukaga ryari? Nabyukaga urebye saa 12 kuko ndumva twarinjiraga saa 1:15, saa 12. Ikibazo cyane cya gatatu, umuhanda wacagamo ari umeze ute? Nta muhanda wari uhageze. Mva mu rugo njya ku ishuri nta muhanda wari uhageze kuko ni mu cyaro. Nashaka ngo numva abantu uburyo bari gukura bino bintu, kubyuka saa 12 ngakora urugendo rw'iminota 30, hatagira umuhanda ya 30 na 40. Nta nkweto umuntu yambaye. None ubu nkaba nzi gusoma. Kabuzi gusoma. Kabona asobanura n'igifaransa dala helako. Nous sommes dans les rugo. Des sodo. Indobo ebyiri z'amazi z'abana bo mu rugo rwa Semana bari bavomye bazanye mu rugo. Ubwo yutekeje nko muri iyo minsi utamuraga inkweto ukareba n'ubu ngubu, icyo kintu cya mbere utekereza? Icyo nibuka aga story kambayeho, tunashima Imana kuko burya nta hari Imana itakura umuntu. Ubu uko biri kose mfite imiguru y'inkweto irenze 2. Ariko icyo gihe ndibuka hari umutipe kwa kundi twicaraga kuri pipitre, noneho bari bicaye ubwo nza kubicara hagati, imvura yari yaguye
urukumva ibirenge nyine nagiye ibirenge byagiyeho ibyondo we yari afite inkweto za kambambiri icyo gihe ababyibuka zitwaga ndomboro bari barazise ndomboro ubwo ndaza ngiye kwicara hagati yabo ubwo nturutse inyuma mbamukandagije ibyo birenge ku niforume ye ewana ukumva yandebye nabi urumva nanjye ndifuza Imana rwose uzampa inkweto gusa kuva ubwo uwo mutipe twabaye inshuti yuko na tronkome twayize hamwe si ngombwa ngo muvuge izina ariko ahari ndamusuje nzi ko akurikirana Concorde TV show nawe azabyibuke ubundi tumenye yuko nta hantu Imana itakura umuntu kandi nta hantu Imana itamugeza icyo gihe primaire yose nayize nta nkweto mfite nambara ibirenge ariko ubu nibura mbasha kwambara inkweto mfite umuguru urenze umwe cyane pe yes reka nkubaza ibibazo bya nyuma twisoreza ikiganiro cyacu nabona n'imvura iguye niriye somo wakuyemo ry'ubuzima muri ibyo bintu byose wacemo kuva primaire ko tuzakomeza tugere na secondaire turebe kuko Concorde mubona hangaha ni munini ni mugari yaciye muri byinshi afite byinshi abitse ubundi iyi tutazi n'ibindi byinshi biri mu mutima we tutazi afite byinshi abitse ariko gake gake nzajya ngena bimukuramo nta kibazo rwose ubundi iyi tuzayigira part 1 ni part 1 y'ukuntu byabaga bimeze twiga kera abantu nibaryoherwa tuzazana part 2 turebe uko ubuzima bwari bumeze muri secondaire tubakumbuza muri interne ukuntu byabaga bimeze warumbaje ngo niresomo ry'ubuzima wakuyemo mu rugendo rwose wakoze niresomo ry'ubuzima wakuyemo aho isomo nakuyemo nuko nta buzima Imana itahindura kandi nta kure cyane Imana itakura umuntu nta nayitamugeza kuko urabona icyo gihe uwo mwana wiganaga ibirenge nta nkweto nose kugira ngo uniforme zo nayifite zingana ni imwe ya kaki agashati n'agapantaro urumva ariko ubu tukaba twarabaye abagabo ubu nicaye aha nkaba ndi umugabo ufite umugore ndetse n'abana nkaba mbasha gukoresha internet nkaba mbasha kujya kuri YouTube urumva bivuga ngo ubuzima uko waba uri kose hari Imana ihindura imibereho kandi kuba ukiriho umenye yuko uri umukandida w'ibyiza yes reka tugushimire cyane murakoze cyane kubwisomo duhaye abantu bakaba baryumvise neza murakoze David